batubanjirije iyo tuzabona batubanjirije iyo tuzabona batubanjirije iyo. Reka dusabe Bishop Mathias hariya asabire iyi nzu tugiye kurambikamo uyu mubiri w'umwana wacu kugira ngo Imana imuhe kuharindira kuri wa munsi tuzategerezaho Imana y'Uwiteka. Karibu gusenga. Imana ishobora zose shyirwa hejuru umwana w'Imana. bagushimiye muri kano kanya kubwo amagambo y'ihumure avugiwe muri iki kibanza. Ubu tugiye gushingura uyu mwana wacu. Usabiye iki kibanza mwami Yesu Kristo. Waravuze ngo umubiri ngo uribwa ari uw'intege nkeya ariko ukazazuka ari uw'imbaraga. Ubibwa utari mwiza ariko ukazazuka ari mwiza. Dusabiye iki kibanza, umubiri wavuye mu butaka nimugiye gusubira, ariko ubuzima bwiwe tuzabusanga mu bwami bwo mu ijuru. Ndagushimiye kuko umuntu afite ubuzima buhoraho. Ukomeze wihanganisha abantu kandi tumenye kuko abapfuye bizeye tuzobasanga mu bwami bwo mu ijuru. Ni mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Katusabe bajya bariko badufasha muri bose umubiri. Mubenga batanga inzira gatoya barengana abarara. Data wa twese bakuru bakundwa bantu bemeye b'ijuru tuzabonana nabiyo iyo Data wa twese bakuru bakundwa abantu bemeye b'ijuru tuzabonana nabiyo iyo Data wa twese bakuru bakundwa abantu bemeye b'ijuru tuzabonana nabiyo iyo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa ari umubiri wakavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Amen. Ashumba mukomeze musezere, hanyuma ashumba nidusoza murafungura iryo rembo twakire umuryango. Kururya munsi tuzazugaho Yesu azaduha imibiri misha. Kurira no kuboroga ntabwo byazaba bikira mu ijuru n'abazaba bariyo. Zabambari nanje sinzabure ugazoza hamaga amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo. Ziko zumva izina ryanje nkitaba Yesu data buja nzamukorera ntacogora. Bizubuntu
tusikie mazimirimo yo misaza pani irangiza azapamagaragize mwijuru ugazaza ugazoza hamagara amazina yawe bose mu gitabo ubugingo ziko z'umizina ryaje kwitaba. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii. Tangaza na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Tangaza na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi, haleluya, aliyetununua kwa damu, waliohukumu kwake wapendo watamuhimidi milele. Waliohukumu kwake wapendo watamuhimidi milele. Waliohukumu kwake wapendo watamuhimidi milele. Waliohukumu kwake watamuhimidi milele. Haleluya. Amen. Abavuye kuturimbisha Imana yo mwijuru bahumugisha. Reka